ifite ishati ya Moshion ntabwo uzongera kuyambara ngiye no kwitwika amayikana kangura twika amashati yawe iyo ngende bivuze wese uburenganzira bwanjye nayiguze amafaranga yanjye muri Moshion yes I'm going to buy it ishati waguze muri Moshion ugiye kwitwika ufite n'isene y'iki kibazo apana uri waraguzemo ndakwiyana ugiye muri kubiri ntiyagukwira ingwira se gihe barango okay ngiye nabo kuburira uri umugabo ariko jewe naneze kubivugaho imyumvire yanjye ndumva nabaye offended mu buryo bw'indenga kutese esho mutwe so babizanye reka mbikubwire I've been a silent supporter kugura ariko I'm gone ko njewe kakoza nkuriza sharire ndagiye tubivuyemo ntago nzongera kwambara brand yose ya Moshion ndagiye tubivuyemo ntago nzongera kwambara brand yose ya Moshion ndagiye tubivuyemo twongera kubaha ikaze bakunzi ba Waramutse Rwanda aho mudukurikirana muherereye hagiye hatandukanye abari mu Rwanda abari ku mugane wa Afrika umugane w'Uburayi ndetse n'umugane wa Amerika mwese tugenda tubifuriza ibihe byiza nkuko mubyumva rero hamaze iminsi hacicikana amagambo umugabo bita Moses umwe mu basore bamaze iminsi bavugwa cyane koko ku mbuga nkoranyambaga ni nyuma yaho atukiye His Excellency Paul Kagame avuga amagambo menshi cyane atari meza kuri umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umuryango we dore ko uyu mugabo kubatamuzi uyu Moses Moshion ni umwe mu bagabo bambikaga abastari imyenda dore ko yari umufashoni wo ku rwego rwo hejuru yakoraga imyenda myiza cyane yaramaze kwamamara murabizi ko n'umuhanzi bita John Legend ubwo aheruka mu Rwanda uyu mugabo ari mu bagize uruhare rwo kumwambika dore ko ishati yari yambaye nziza ari we wari wayimwambitse uyu mugabo kandi yigize anambikanya kuboha His Excellency Paul Kagame amwambika ishati nziza cyane anambika First Lady umugore wa nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame nawe yigeze amwambika muri kumva yuko uyu mugabo yaramaze kubaka izina cyane mu kwambika ibyamamare bigiye bitandukanye umugabo KNC Gakuriza Nkuriza Charles umwe mu bagabo bakomeye cyane muri iki gihugu nawe ukora itangazamakuru ni umwe mu batarishimiye amagambo yanditse atari meza cyane ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame nkuko mwabyumvaga mu ijwi rye KNC avuga yuko n'imyenda yari yaramuguriye yose agiye kugenda agahita twika akayishyira mu muriro akayitwika yose dore yuko ibi bintu ino mugabo yanditse byababaje benshi cyane byababaje abantu benshi cyane abastari mu Rwanda benshi bivuyeyo barandika bamutuka bamubwira yuko ibyo yakoze bitari bigakuye kuba yabikora dore yuko uyu mugabo yagiye avuga amagambo menshi cyane atari meza cyane kuri uyu mukuru w'igihugu dore yuko yavuze yuko yababajwe no kuba umukuru w'igihugu yaramenyeshejwe yuko azamwambika ngo mbere yuko abikora ngo byaramubabaje bikomeye cyane dore yuko yanatangaje yuko icyabimuteye kuba yarababaye bamubwiye yuko azambika His Excellency Paul Kagame yatangaje yuko ngo inkotanyi zamubabaje zikamufungira papa we kandi ngo azira ubusa nta cyaha yigize akora ngo bamushinja kuba yarakoze Genocide uyu mugabo rero Moses Moshion avuga yuko ari ibintu byamubabaje cyane kandi se ngo ari umurinzi w'igihango dore yuko yavuze yuko hari umuturage ngo yarokoye ubwo u Rwanda rwari ruri mu bihe by'icuraburindi mu gihe cya Genocide yakorewe abatutsi muri Mata 1994 uyu Moshion rero yatangaje yuko se yabashije kurokora umuntu ise ko ari umurinzi w'igihango ariko ngo inkotanyi ngo zabirenzeho zirangije ziramufunga ngo zimuramuhemukira zimugirira nabi akomeza atangaza rero nkuko nabivuze haruguru yuko yababaye cyane ubwo yamenyeshwaga yuko azambika umukuru w'igihugu His Excellency Paul Kagame yavuze yuko ari ibintu bitamushimishije ngo yarayababaye bikomeye cyane ukibaza se uyu mugabo yababazwaga n'iki nimba
atarabyishimiye avuga yuko atabikora, ko mu Rwanda hari uburenganzira bwo gukora icyo umuntu ashaka, ibyo bintu ntakabe yarabikoze. Ariko yanditse amagambo atari meza cyane, ibintu yagayiwe n'abantu benshi cyane bidashimishije habe na gato. Uyu mugabo bamwe bari kubibaza nimba yari yasinze, abandi bakibaza ibintu yari yanyweye byatumye avuga ari amagambo, abandi bakavuga yuko ari inyangarwanda ziri hanze, cyangwa se abantu batembera ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa badakunda iterambere ry'u Rwanda His Excellency Paul Kagame agenda ageza ku baturarwanda, bashobora kuba baramugiye mu matwi bagatuma yandika ari amagambo. Uyu Moshion rero wanditse ano magambo atuka His Excellency Paul Kagame amusebya ndetse n'umuryango we, dore yuko yamanutse no ku bana be akabegeraho agenda avuga amagambo atari meza. Nta kintu yigize arenzaho ngo asobanure icyabimuteye inyuma yo kuvuga ano magambo, dore ko ibitangazamakuru bikomeye cyane bya hano mu Rwanda bikomeje kwandika amatitire agiye atandukanye bagaruka kuri uyu Moshion wakoze amarorerwa, ni nkako nabyita, wakoze ibidakorwa, atuka umugabo w'icyubahiro, umwe mu bagabo bafite igitinyiro no ku mugani wa Afurika, His Excellency Paul Kagame, dore yuko igitinyiro cye kiba gifite uko kivugira ibikorwa yabashije kugeza ku Rwanda, ndetse n'ukuntu abaturage baba bamwirahira, byose nibituma uno mugabo agenda azamura igitinyiro. Ariko hakibazwa uyu Moshion ni iki cyaba cyarateye gutuka His Excellency Paul Kagame, bamwe bakagenda rero babyitiranya no kuba ashobora kuba uno mugabo afite toromasa cyangwa yari yasinze. Ni ibintu bikomeje kugenda bivugwa, ariko we nta kintu yari yabivugaho cyamuteye kuba yakora ibi byose. Nta n'ikintu leta y'u Rwanda se cyangwa urwego rw'ubushinjacyaha RIB rwari rwatangaza kuri uno mugabo. Ese arazafatirwa ibihe bihano? Ese bizagenda gute? Ibi byose nibyo dukomeje kugenda twibaza. Iyi mbibutsa yuko ni waramutse Rwanda ubu ukomeje kugenda udukurikiranaho, nimba utarakanda subscribe, iki nicyo gihe ngo ube wayikora kugira ngo tujye twibanira no mu yandi makuru agiye atandukanye. Ciao.